Haleluya, 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 nshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, ndabasuhuje aho muherereye hose mbifuriza ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ikaze kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amahoro y'Imana rero mbifuriza nta handi abonerwa ni muri Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi y'abari mu isi bose. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byo byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turabana b'Imana rero tubikesha amaraso ya Yesu Kristo kandi turabishimira ubuziraherezo. Nimunyemere rero mbabwire icyo tugiye kuganiraho. Uyu munsi wa none hari ikibazo gikomeye cyane, abantu barifuza kujya mu ijuru, barabikunze n'umutima wabo wose, ariko kubohoka ku by'isi bibabujije kugenda muri iyi nzira ifunganye. Abo bose rero bafite umutima ubikunze ariko umubiri ukananirwa kurekura iby'isi, ni mwebwe nje kuganira namwe, nje kubahumuriza, nje kandi kubagira inama ko kugenda muri iyi nzira bishoboka, ariko birashobokera umuntu wiyambuye byose. Ntabwo wagenda muri iyi nzira ifunganye ari we Kristo Yesu itugeza ku Mana Data, ukururana n'ubutunzi bw'isi, umutima wawe ukiziritse ku by'isi. Biragusaba kwiyambura byose, biragusaba gusiga byose inyuma ugasingira ibiri imbere. Bene Data rero nshuti bakundwa, kugenda ukururana n'iby'isi byose, kugenda ukururana n'amazu, kugenda ukururana n'akazi, kugenda ukururana n'amamodoka meza, kugenda ukururana n'ubutunzi bwose bw'isi, amafaranga n'ibindi, ibyo byose bishobokera abagenda mu nzira y'igihogere, ariko iherezo ryayo ni ukurimbuka. Mwene Data rero nshuti mukundwa, nje kukubwira ngo inzira yonyine igeza mu bugingo ni Kristo Yesu, kandi kumwinjiramo bisaba gusiga byose, kugeza no guhara ubuzima bwawe. Icyo rero nicyo tugiye kuganiraho mu buryo burambuye. Ahasigaye ni munyemerere dusenga Imana kugira ngo idufashe, ijambo ryayo rize kutwereka umucyo dukwiye kugenderamo mu izina rya Yesu Kristo. Data turagushimye, turaguhimbaje, Imana yera, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana yahanze byose kandi bibeshaho. Tugushimiye urukundo rwawe rutagereranywa, rwa rundi rwakunze abanyabyaha rukemera kubatangira umwana w'ikinege rukumbi Yesu Kristo, agapfa mu cyimbo cy'abanyabyaha b'isi yose, akaturonkera ubugingo bw'iteka bubonerwa muri we. Turagushimye rero kubw'agakiza twabonye kandi gaheshwa no kumwizera nta kindi. Tugushimiye rero ko wakaduhereye ubuntu, kandi tugushimiye ko watugiriye icyizere ngo tugende tubwiriza abo mu mahanga yose ubutumwa bwiza, bubahindurira kuba abigishwa bawe nyakuri. Kandi turagushima ko wadusezeranije kuzabana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Wabanje rero kutubwira ko ufite ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kandi uzabana natwe. Nta cyadutera ubwoba rero, ntago twufite kwiganyira ngo tuzarya cyangwa tuzambara iki, ko tuzi yuko ushobora byose. Urakoze kuko ugiye kubana natwe no muri ubu butumwa tugiye gutambutsa. Imbaraga z'umwuka wera nizo dusabye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen, amen. Turagarutse rero tuje kuganira ku magambo avuga ngo ihambura iyo minyururu yose ikuzirikiye mu isi, ikuziritse ku by'isi, kugira ngo ubashe kugenda muri iyi nzira ifunganye, kugira ngo ubashe kwinjira muri iri rembo rifunganye, kuko irembo ryagutse ryo rirajyana Gehinomu kurimbuka, kandi niryo ryonyine ushobora kunyuramo ukurubana n'ibyo bintu byose ukabigendanamo, ariko iherezo ry'iyo nzira ni ukurimbuka. Iherezo ry'iyo nzira ni Gehinomu. Iherezo ry'iyo nzira ni urupfu rwa kabiri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Mwene Data rero nshuti mukundwa, tugiye kureba abagenda mu nzira ifunganye abo ari bo, kandi turebe neza yuko abo ngabo bagomba mbere na mbere kwitandukanya n'iby'isi. Nimunyemerere rero dutangire dusoma ijambo ry'Imana uko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 7 umurongo n'uwa 14. Twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira bene Data. Matayo igice cya 7 umurongo
wa 14 haratubwira ngo, turahera kuri 13, irembo rifunganye. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Bene data, irembo rifunganye abarinyuramo ni bake, kandi iryo ni ryo dusabwa kugendamo. Mwinjire mu irembo rifunganye, muve mu nzira ibaganisha kurimbuka. Irembo rifunganye n'inzira ijyana mu bugingo iraruhije bene data, irasaba umuntu kwiyambura byose, kandi abayinyuramo, ababasha kuyinyuramo, ababasha kwiyambura byose, abo ni bake cyane. Naho abari mu nzira rero y'igihogere, bahisemo kunyura mu irembo ryagutse, abo ngabo nta kindi herezo ryabo ni ukurimbuka. Nubwo bashimishijwe no kurinyuramo kuko nta na kimwe basabwa gusiga, ariko iherezo ryabo rizaba ribi cyane kuko ari ukurimbuka. Rero mugire umwete mwese, abo nkunda, mugire umwete wo kwitandukanya n'abari kwinjirira mu irembo ryagutse, ahubwo mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye niwe Kristo, nta wundi. Yesu ubwe yarivugiye ngo, nijye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa data ntamujyanye. Mwiyoba rero ngo mugendane n'abagenda mu nzira y'igihogere, ahubwo nimwitandukanye mugendane n'abariya bakeya bahisemo kwinjira mu nzira ifunganye, ariko iyo nzira niyo igeza mu bugingo, kandi iyo nzira ni Kristo Yesu. Hari ikibazo rero gikomeye kiriho muri iyi minsi. Hari abantu biyambitse ishusho yo kwera, barayambarira babera rwose, barayifite kandi biragaragarira buri wese ko bafite ishusho yo kwera, nyamara iyo ubigenzuye neza usanga bahakana imbaraga zako. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bameze batyo ujye ubatera umugongo, nubwo baba bavuga ubutumwa umuriro ukamanuka. Abo ngabo genzura yuko batari muri ba bandi bafite ishusho yo kwera, nyamara bahakana imbaraga zako. Birakwiye ko tugira ishusho yo kwera kandi tugahamya n'imbaraga z'uko kwera. Yesu Kristo ashoboye byose, yaratubwiye ngo ntimukiganyire, ngo muhagarike imitima yanyu mwibaza ngo muzarya iki cyangwa muzambara iki. Birababaje rero kandi biratangaje kubona umuntu avuga ko ari mu nzira akurikiye Yesu Kristo, nyamara kwitondera ibyo yasize avuze byose bikaba bimunaniye, akaba yishwe n'amaganya no kwiganyira ngo nzarya iki, ngo nzambara iki, ngo nzabaho nte, ngo abana baziga bate, ngo abana bazarya iki, ngo abana bazambara iki. Mwene data, uravuga ko ufite ishusho yo kwera ndetse uravuga Yesu Kristo, ariko imbaraga Yesu Kristo afite mu buzima bwawe urazihakana. Yesu Kristo ashoboye byose, iyambika uburabyo ikagaburira inyoni zitagira icyo zikora cyabasha kuzitunga, iyo ngiyo yadusezeranyije ko izatugaburira, kandi yavuze yuko tubitambukije agaciro, mbese tuzabura dute kubeshwaho nayo. Rero hari abantu benshi cyane bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Muri iki gihe baragwiriye abameze batyo. Rero nta kindi nakubwira, batera umugongo kuko barakuyobya, bari kukuzirikira ku by'isi, kandi nta wiziritse ku by'isi ubasha kugenda mu nzira ifunganye. Barakubeshya rero, bari kugenda mu nzira y'igihogere kuko umutima wabo uziritse ku by'isi. Bari gukurana n'amazu, bari gukurana n'imirimo yabo myiza bakorera mu isi, bari gukururana n'abana babo bababujije kugenda muri iyi nzira. Ijambo ry'Imana rirababwira ngo basige byose, ariko bananiwe gusiga ubutunzi, bananiwe yemwe gusiga n'imiryango yabo, bananiwe gusiga ikintu na kimwe, kandi bakabeshya ko bari kugenda mu nzira ifunganye. Ntibishoboka ko wagenda mu nzira ifunganye, ko wagenda mu nzira
ifunganye, mu irembo rifunganye ntiwabasha kuryinjiramo ukururana n'iby'isi, ugifite iyo migozi ikuzirikiye ku kazi keza wafashe, ikuzirikiye ku mugore mwiza, ukuzirikiye ku bana beza wabyaye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kwiyambura byose, kandi turareba icyitegererezo ku bagabo babiri babashije gusiga byose bagakurikira Kristo. Wowe rero uvuga ko wasize byose ugakurikira Kristo, nyamara ukaba uhakana imbaraga za Kristo mu buzima bwawe, ufite ishusho yo kwera ariko urahakana imbaraga zako. Ijambo ry'Imana riratubwira rero ngo bene nkamwe tubatera umugongo. Ba bantu bose ubona bari kugushishikarira gukunda iby'isi muri iyi minsi ya none, bakubwira ngo uzabaho ute nutagira gutya na gutya, abo bose bamenye bafite ishusho yo kwera ariko barahakana imbaraga zako. Imbaraga zo kwera, imbaraga za Kristo, nuko abasha kubeshaho buri wese wamwiringiye. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, umukiranutsi ntazabeshwaho n'akazi keza, umukiranutsi ntazabeshwa n'imiryango ye, umukiranutsi ntazabeshwaho n'amazu meza yubatse, ntazabeshwaho n'ubutunzi bwo mu isi. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Kandi wumva ikintu kibabaje gikomeye, ngo nasubira inyuma ngo umutima wanjye ntuzamwishimira na hato. Bene data, mwe kwishinga bari kugwa bakava mu byizerwa, imitima yabo igatentebuka bagahanantuka kubera ubutunzi bw'iby'isi. Erega Satani yategeye kunda, erega Satani yategeye ku butunzi, erega Satani yategeye ku cyubahiro. Ninde uzabasha gusimbuka iyo mitego? Ntuzemera gutakaza byose, agatakaza icyubahiro, agatakaza ubutunzi bw'isi, akemera kandi no kwigomwa ibyarindamuye byose bikamuhindukira igihombo. Nimunyemere bene data, dufatire urugero ku bagabo babiri babaye ibyitegererezo muri iyi nzira. Abo ngabo nta bandi ni intumwa za Kristo uko ari ebyiri, Petero ndetse na Pawulo. Pawulo rero mu rwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, niho umutwe w'ijambo rihari uvuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu, kubw'ubonaho ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Bene data nshuti bakundwa, niba utari wahagarara imbere y'Imana ngo uhamye, tugeze mu gihe cyo guhamya ko ibyarindamu yacu byose twabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. None uyu munsi ubutunzi butubujije gukomeza muri iyi nzira, tubujijwe gukomeza imbere n'iby'isi, tubujijwe gukomeza imbere no kwibaza ngo ntago nakwemera gutakaza akazi, tubujijwe gukomeza muri iyi nzira no kwibaza ngo tuzarya iki, tubujijwe gukomeza imbere muri iyi nzira twiyemeje igana mu bugingo n'imigozi y'iby'isi tuzirikiye ku butunzi bunyuranye bw'isi. Ariko Pawulo yaravuze ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Mbese nawe muri iki gihe wakwatura ugahamya yuko wiyemeje ko ibyarindamu yawe byose ubyamburwa kubwo gukurikira Kristo, ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu, kubw'ubona hombye ibyanjye byose. Mwene data nshuti mukundwa, nawe suri guhamya yuko kubwo
uwo wahombye ibyawe byose. Niba utari wagera aho ngaho uribeshya, ntabwo uri kugenda mu nzira ifunganye, uri kwibeshya. Yesu Kristo yavuze yuko tugomba kugera ikirenge mu cye, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Yesu Kristo rero yambuwe byose, abambwa ku musaraba ndetse atagira n'umwambaro wo kwambara. Bene data nshuti bakundwa, yemeye kwiyambura umubiri we kugira ngo abe incungu y'abanyabyaha. Ibyo rero nibyo intumwa nazo zagezemo ikirenge, bemera gupfira ubutumwa bwiza kugira ngo abanyabyaha babone agakiza, kugira ngo njye nawe tube tuzi inzira igana mu bugingo. Nuko hari abemeye kwitanga kugira ngo ubutumwa bwiza butugereho. Natwe rero muri iyi minsi biradusaba kugira ngo twitange, imibiri yacu tuyitange ibitambo bishimwa imbere y'Imana Data. Twitangira abanyabyaha, tubagezeho agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, tubashyire ijambo ry'Imana ribabature, kandi Yesu ababaturire muri ryo, babaturwe rwose. Hari undi mugabo rero nshaka ko dufataho icyitegererezo, uwo nta wundi ni Petero. Tugiye gusoma amagambo atwereka uburyo Petero nawe yarasize byose. Ijambo ry'Imana turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni icya 19, umurongo ni uwa 27 turageza kuri 30. Aho naho turebe ijambo riravuze ngo iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Petero aramubaza ati, dore twebwe twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucira imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye, azahabwa ibiruta 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi mu b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Bene data, nawe wakwibaza ngo mbese nanjye nahamya aya magambo nka Petero wabajije Yesu ati, dore twebwe twasize byose turagukurikira, none tuzamera dute? Nawe se wamaze gusiga byose ukurikira Kristo? Nawe wamaze gusiga byose? Yesu yaramusubije ko abantu basize byose, basize se, basize ba nyina, basize bashiki babo, basize imiryango, basize abana, basize amasambu, basize amamodoka, basize byose, buriya butunzi bwose, abo ngabo bazabihabwa 100, kandi kigeretse kuri ibyo bazabona n'ubugingo buhoraho. Ni kubera iki rero ab'imbere bazaba ab'inyuma n'ab'inyuma bakaba ab'imbere? Benshi bashatse gukurikira Kristo bakururana n'imitungo yabo, bakururana n'amasambu, bakururana n'ubutunzi bwose bw'isi, ariko igihe kirageze kugira ngo ubwo butunzi babone yuko batabwinjirana mu irembo rifunganye ryinjira mu bugingo. Igihe kirageze rero ndetse kirasohoye ngo abantu bahamye Kristo bemeye, kandi ubasaba gusiga byose. None gukunda iby'isi bitumye amaboko bayamanika, bananiwe kugenda ngo binjire mu irembo rifunganye, bahisemo kugenda inzira y'igihogere, kandi baravuga ko bagifite ishusho yo kwera. Iyo shusho yo kwera barayifite, nibyo urabareba kubera Kristo bavuga ku munwa, ukagira ngo kuko ari no mu mitima yabo, nyamara iyi nzira bananiwe kuyigendamo bw'ubutunzi, kubw'iby'isi. Imigozi bazirikiye mu isi ibabujije gukomeza imbere, ibabujije gutera intambwe ngo bagende muri iyi nzira ifunganye. Mwene data nshuti mukundwa, nkuzaniye ubutumwa kugira ngo umenye neza ko nta nzira ifunganye ihari uzabona uzinjiranamo ubwo butunzi bwose. Ibyo bintu byose ntabwo uzinjira muri iyi nzira ukururana nabyo ngo bigukundire ubashe gutera intambwe.
kandi biradusaba kwinjira mu irembo rifunganye ari we Kristo, kandi ari we ugeza mu bugingo. Bene data nshuti bakundwa, muri iyi minsi ya none turi kubona abantu bari kwibumbira hamwe ngo bagendere hamwe, babashe kugenda ngo mu rukundo, ndetse ngo babashe no kugendana mu mahoro nta mahane. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo gutungurwa gukomeye kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Urya munsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo uzatungura bari kugenda bose bagendera hamwe, abibumbiye hamwe bose bazatungurwa. Nubwo bari gushakira amahoro iyi si, bazatungurwa nuko urya munsi uzabatungura, kandi Yesu Kristo agasanga baranze kugendera mu nzira ifunganye, ahubwo bari kugenda mu nzira y'igihogere. Rero imama twabakubwira ngo wiyambure Kristo kugira ngo ubashe kugendana n'abandi mu mahoro. Yesu Kristo ubwe ni ikimenyetso kigibwaho impaka. Igihe rero yicaye muri wowe, uzahora uteza amahane mu bantu, uzahora uteza impaka mu bantu, uteza urujijo mu bantu, uzahora uteza kutumvikana, ariko ntago ari wowe, ni Yesu Kristo wicaye muri wowe utuma impaka zivuka hagati y'abantu, utuma amahane azamuka. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 2 umurongo wa 34 niho hatubwira uburyo Yesu Kristo ari ikimenyetso kigibwaho impaka kuva kera kose kugeza uyu munsi, ndetse kugeza n'igihe azagarukira. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Simiyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisiraheli bagwe, benshi babyuke, abe n'ikimenyetso kigirwaho impaka. Bene data, Yesu ni ikimenyetso kigibwaho impaka. Wabishaka utabishaka, Yesu azabyutsa impaka mu bantu, kandi impaka zijya zikurura amahane. Niba rero Yesu Kristo yicaye muri wowe, nawe uzaba ikimenyetso kigibwaho impaka. Abisi ntibazigera bagukunda, kuko ntago ari wowe banza, ahubwo banze Yesu Kristo wicaye muri wowe. Niba rero umufite, ntago bishobora ko wagendera hamwe n'abandi mu isi ngo ugendane nabo mu nzira y'igihogere, ahubwo ijambo rirakubwira ngo itandukanye uve hagati y'aba bandi. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Nimwitandukanye bene data, nimwitandukanye n'imirimo yabo umwijima, nimugende ukwanyu, nimugende mu nzira ifunganye, nimwinjire mu irembo rifunganye, kuko inzira y'igihogera igana kurimbuka, kandi abayinyuramo ni benshi, kandi abayinyuramo barakururana na bya bindi byose, ubutunzi bw'isi byose barakurura nabyo. Naho kwinjira mu irembo rifunganye bisaba kwiyambura byose, ndetse kugeza no ku mubiri wawe. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko ubuhara kubera Kristo, uwo niwe uzabugarura, uwo niwe uzabutunga, uwo niwe uzaburokora. Bene data, niwe buye, Yesu Kristo niwe buye, nk'uko tubisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni icya 2 umurongo wa 4. Haratubwira ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko byanditswe ngo, harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Iryo buye Kristo, iryo buye risitaza benshi, iryo buye ryanzwe n'abubatsi nyamara rikomeza imfuruka, iryo buye niwe Kristo. Kristo rero niwe nzira ifunganye ariko igeza mu bugingo. Kumwinjiramo bisaba gusiga byose, naho kugenda mu gihogere ugendana byose. Rero wikwishinga babandi bafite ishusho yo kwera,
kwizera nyamara bahakana imbaraga zako, bagushishikariza kugendera hamwe n'abagenda muri iyi si, kugendera hamwe n'abakurura ibyabo byose, kugendera hamwe n'abananiwe gusiga byose. Itandukanye nabo bari kugenda mu nzira y'igihogere, wowe ugende mu nzira ifunganye. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18. Ijambo ry'Imana riratubwira ibyo kutifatanya n'abatizera. Bene data, abizera Yesu Kristo bagenda ukwabo, ntago bagenda mwishyira hamwe nk'uko abagenda mu nzira yagutse bagenda, ahubwo ijambo ry'Imana riratubuza kwifatanya n'abatizera, ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Uyu munsi isi ya none irashaka kudukubakubira mu nzira imwe y'igihogere ngo tugendane, nyamara wowe itandukanye n'imigambi y'ab'isi, wemere kurenganywa ariko winjire mu irembo rifunganye. Witandukanye rero. Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Barashaka ko tugendera hamwe n'abaramya Beliyali, nyamara twebwe Kristo uri muri twe ntaho ahuriye na Beliyali. Ngo uwizera n'utizera bafitanye mugabane iki? Ntago abantu babiri bagendana batasezeranye, bene data, kandi ibyerekezo byacu ntago ari bimwe. Bamwe baragenda mu nzira y'igihogere, natwe twahisemo inzira ifunganye. Imwe iragana mu bugingo bw'iteka, indi iragana kurimbuka gihenomo. Ntago rero twagendana, niyo mwateka ibuye rigashya ntago byashoboka. Ijambo ry'Imana rirakomeza ribabaza ngo mbese urusengero rw'Imana ariyo mibiri yacu rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya babandi, nanjye ndababwira ngo muve hagati ya babandi bagenda bakururana n'iby'isi, bagenda mu nzira y'igihogera. Nimwitandukanye, muve hagati ya babandi. Mwebwe nimwemere gusiga byose, mwebwe nimwemere kurenganywa, mwinjirire mu irembo rifunganye ari we Kristo Yesu, kabone naho n'umubiri wanyu mwawamburwa, ariko nibiba ngombwa ko bigenda bityo, nimwinjire mu irembo rifunganye ari we Kristo. Nuko rero nimuve hagati ya babandi, mwitandukanye, ni ku Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Nimuhumure naho mwatakaza imiryango. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni ku Uwiteka ushobora byose avuga. Bene data rero, ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Mucyo n'umwijima ntibishobora kubangikana. Nimunyemerere rero turebe ijambo ry'Imana muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice ni icya 2 umurongo wa 23. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se, uwemera uwo mwana niwe ufite na se. Isi ya none, bene data, irashaka ko tugendera hamwe, abizera uwo mwana n'abatamwizera, ngo bose bagendere hamwe. Nyamara ntabwo twagendera hamwe nabo, kuko bari mu kugenda mu nzira y'igihogere, naho twebwe turi kugenda mu nzira ifunganye. Kandi izo nzira zombi zifite amaherezo atandukanye. Inzira ifunganye iganya mu bugingo bw'iteka, naho inzira y'igihogere iragana kurimbuka. Rero abafite umwana w'Imana Yesu Kristo nibo bafite na se mu mitima yabo. Abavuga rero ko bafite Imana mu mitima yabo, badafite umwana w'Imana Yesu Kristo, abo ngabo bari kwiyambika ishusho yo kwera, ariko nta kwera kuri muri bo. Mwene data, nshuti mukundwa, niba waremeye gutunga Kristo muri wowe, isi izakwanga, kuko yanga Kristo ikanga nabe. Nta mwigishwa uzigera aruta umwigisha we, nta n'umugaragu uzigera uruta shebuja. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niba baragenjereje kuriya
igiti kibisi nibagera ku cyumye cyo bizagenda bite? Bene data, twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu Kristo yarishwe, yangwa n'abo yaraje gukiza. Intumwa nazo zijyana ubutumwa bwiza, ziricwa. Natwe rero ababakurikiye tugomba kugera ikirenge mu cyabo. Ntago tuzemera kugendana n'ab'isi ngo kugira ngo tugire amahoro. Ahubwo Yesu Kristo we buye risitaza, we kimenyetso kigibwaho impaka. Niba atuye muri twe, natwe tuzangwa n'ab'isi. Ariko nimuhumure, Yesu yaranesheje. Ufite uwo mwana rero niwe ufite ubugingo. Ntihakagire umuntu ubashyeshyenga ngo mugendane n'abadafite uwo mwana ngo mwese mufite ubugingo. Hoya rwose, ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Nk'uko tubisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 12. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ufite uwo mwana rero niwe ubasha kugenda mu nzira ifunganye, kandi niwe ufite ubugingo bw'iteka. Naho wa wundi wananiwe gusiga byose akagenda mu nzira y'igihogera, nuko adafite Kristo muri we, kandi nta n'ubugingo afite. Bavuga ko bazi Imana, nyamara nta wabasha kumenya Imana atabihawe n'umwana wayo Yesu Kristo. Rero nimwitandukanye n'abahisemo kugenda mu kivunge, nimwitandukanye n'abari kugenda mu nzira y'igihogera, nimwitandukanye n'abariya benshi bari kugendera hamwe. Mwitandukanye, muve hagati ya babandi, mwinjire muri Kristo Yesu. Ariko biragusaba gusiga byose, kubohoka ku by'isi. Iyo migozi yose ikuzirikiye ku by'isi yiyambure, ubashe kwinjira muri Kristo Yesu. Ndabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe. Ubutumwa bwiza nagaruka kuri Bibiane TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Bye bye.